My friend, ese waba ufite ikibazo nk'icy'abandi bafite ugasanga ubwiwe abantu bahora bamuhamagara bamutesha umutwe ugasanga biramubana, cyangwa hari ibindi bibazo ahura nabyo bitewe n'uko abantu birirwa bamuhamagara. Ngiye kukwereka kode wabasha gushyiramo ku buryo nta muntu n'umwe uzajya ushobora kugushaka ngo akubone kuri telefoni yawe. Nkwereke n'izindi kode nyinshi wakoresha uforomata telefoni, izindi kode nazo zabasha kugufasha byinshi bitandukanye. Niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, tuguhaye ikaze. Nkwibutsa yuko reba niba warakoze subscribers, warafunguye inzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe izajya igucika inyuze hano. Twagiye. Mbere na mbere kode ngiye kubanza kukwereka, iyo kode ndabizi neza iragufasha kuko buri muntu uri gushaka ndakwereka uko wayishyiramo ese nuko wayikuramo. Uraza ukande akanyenyeri, ukande 21 akanyenyeri 04 ushyireho urwego. Urabyemeza rero kuri iyo nimero ushaka kuza gufunga ku buryo nta wundi muntu ushobora kuza kuguhamagara ngo akubone. Bityo niba abantu wari umuntu waguteshaga umutwe cyangwa wari ufite ikibazo cyangwa bakaba barabikoze ukajya usanga nta muntu uguhamagara n'umwe akubone, ndakwereka nawe uko wabihagarika. Twakomeje ndakwereka n'izindi kode nyinshi zitandukanye, wepfa gukomeza kubona nanjye kuri ino video. Mbere rero urahita ukanda kuri iyo simukadi, urabona ko handitseho ngo get started, urategereza gato, urabona ko bahise babitwereka hano ngaha, bahise batwereka ko ibyo bintu byabaye access byakunze. Reka n'urugero, reka turebe, urabona ko hano ngaha bahise batwereka ko byagize ute byakunze. Ngibi ngo call wording request was successful, byakunze. Nawe rero gutya nta muntu wabasha kumpamagara ngo mbone cyangwa agire n'ikindi kintu yakora ngo abashe kumbona. Ikindi kintu uri bukore rero kugira ngo bihagarike, kugira ubihagarike, uraza ukande urwego 002 urwego, urakanda ibingibi, ahasigaye ndahita nkubwira ngo birahita bigira ute, birahita ubwaho bishobora kuba byavamo. Urahita ubyemeza rero kuri iyo nimero, nurangiza utegereze akanya gatoya, birahita bikubwira. Hano ngaha banditse ngo noneho batwandikiye ngo call forwarding arised was successful. Urabona ko hari bya bindi noneho batubwiye ati successful, noneho byakunze ku ariza, bya bindi byose kwakoze babisibye. Gutya rero umuntu yabasha kumpamagara akambona, bya ikibazo nari bifite nk'iki ngiki kikabasha kuba cyagira ute cyagenda. Rero niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, dukomeje kukwakira, tugiye gukomeza n'izindi kode nyinshi zagufasha, ngiye kuzikwereka mbashe no kuzigusobanurira. Kode nyinshi zagufasha ukabasha gusobanukirwa telefoni ku buryo bwaba bwizewe. Rero ngiye kukwereka izo kode nubasha kuzifata, nubasha kuzimenya, birabasha kuba byagera aho bikugeza. Izi kode rero, dore kode ya mbere ariyo bita akanyenyeri urwego 46 urwego akanyenyeri. Biba bishatse kuvuga ngo complete information about your phone. Hano ngaha bakwereka information zose za telefoni yawe, ndetse bakakwereka nyine iyo phone ya capacity ifite, byose bakabasha kugusobanurira iyo telefoni yawe ese ikoze ute iyo telefoni yawe. Noneho kode ya kabiri yitwa akanyenyeri urwego 77080 urwego ni format and data receipt, ni ukuforomata telefoni yawe, ukabasha kuba wayiforomata ukoresheje imibare. Hakaba n'indi noneho yo hasi ya gatatu yanditsemo ngo akanyenyeri 27, hari benshi mutayibona, reka mbongerere kugira ngo mubashe kuba mwayibona, cyangwa mbere nk'uyizuminga kugira ngo ubashe kuba wayibona. Yoho akanyenyeri 2767 akanyenyeri 385 urwego, ni format Android phone. Hano rero uyikoresha uri guforomata telefoni. Iya gatatu zose si ngombwa ngo nzisome,
urazibona. Noneho yanditse ngo phone camera update, ni ku updatinga kamera yawe. Niba phone yayifotora nabi, iyo video narayikoze nawe wabasha kugenda ukayireba impamvu phone yayifotora amafoto mabi cyangwa ifata video mbi, iyo video wagenda ukayireba iriho. None iya gatatu yanditse ngo fire copy creating backup. Hano rero ni ukuba kwa kundi umaze, niba ufite account ugakora backup ukagarura account yawe. Hano hasi rero ni GPS test. Hano ni ukureba niba GPS ikora kode ya, noneho kode hari noneho iyi ngiyi ya rame vision, ni ukureba rame telefoni yawe ifite ihagaze, ariko ikijya gukora nk'iya mbere kuko yoho nayo ureba information about your phone, nayo rero ijya gukora nk'iyo ngiyo. Noneho iya nyuma iyo akanyenyeri urwego 31 urwego ni hidden your phone from car ID. Hano rero hano ngaha ni kwa kundi ushaka kumviriza umuntu, rero niyo mibare ukanda. Kode ya mbere twabashije kubona, ubundi ubashije kumenya izi kode byagufasha cyane kuko izi kode 8 zirakenerwa ahantu henshi hatandukanye. Nawe rero niba izi kode utabashije kubuzizi cyangwa ari ubwa mbere uzibonye, izi kode nk'izi ngizi zagufasha, ndagusabye ngo twandikire muri comment utubwire ati izi kode ngewe ntago nari nzizi ziramfashije, byibura bizatwereka yuko hari abantu benshi batagiye bazi izi kode. Ahasigaye tuzaza tuzikora, noneho tukwereka ngo izi kode zikora ute, ese noneho tubashe no kuba twagira ute twabasha kuzikora ku buryo nawe ubasha kuzibona. Dukomeje kwakira rero n'aba bantu bashyashya ku nomero wacu wa YouTube, tubahaye ikaze, dukomeje kubashimira. Niba uzi kuri mushyashya turakwakiriye, nawe uzi ko wakoze subscribe wafunguye inzogera turagushimiye, nawe udahwema kudukurikira turagushimiye. Ino video niba igufashije ibuka kwisharinga bagenzi bawe nabo bashe kuyibona. Turabakunda cyane, ciao ciao. Hari benshi bari gukomeza bansaba n'izindi video, mbibutsa yuko niba ari ikindi cyifuzo ushaka kutugezaho cyangwa indi nkunga wabasha kudutera, watwandikira kuri nimero yacu cyangwa ukaduhamagaraho ya 0794441481. Ibaruye ku mazina yacu. Ushaka kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa ahandi hose cyangwa ku zindi mbuga zose, ni ibijyanye na Phone TV nk'ibisanzwe. Turabakunda cyane, ciao ciao.